Ai gitare kimana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe kera warameneye none ubu wihishemo umujinya w'Imana none ubu wihishemo umujinya w'Imana ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njya niringira uwo rero uwo wampfiriyeho niwo njya niringira uwo Yesu uwo wampfiriyeho niwo njya niringira dore nambaye ubusa ndakwinjiza unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa dore namba y'ubusa ndakwinjiza unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, urakwiriye mwami Yesu, turagushimye mwungeri mwiza, habwa icyubahiro da niwe dukesha kuramuka kwacu no kwirirwa kwacu, kuba turiho niwe tubikesha, amen. Uko tubayeho niwe tubikesha, haleluya. niwe wadukuye mu isayo y'ibyaha, uraduhamagara twumva ijwi ryawe turitaba, turanezerewe aya masaha, turishimye kuko uri gushimwa, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, kuko uri Imana yo kubaho no gushyirwa hejuru. Bugingo dufite bwa none n'ubuzaza, iminsi ya none n'izaza iri mu biganza byawe, ubuzima bwacu dufite n'ubuzaza buri mu biganza byawe, uritangirira ukaba n'iherezo. Mu byaremwe mwami nta cyaremwe kitaremwe nawe, uko turiho kose dufite amashimwe yo kugushima. Turwaye ni wowe dukesha kuba turi, tubabaye ni wowe udukiza umubabaro, ni wowe gusa mwami. Dufite agahinda ni wowe udukiza agahinda, ni wowe utwomora igihe batwanze ni wowe utugarura ukadukunda, imitima yihebye ni wowe udukura mu bwiza. Haleluya. Niwe dukesha none n'ejo hazaza, aho twavuye niwe tuhakesha. Iyo atabawe tuba twaribagiranye, iyo atabawe ubuzima bwacu bwarageze ahacecekerwa, ariko Uwiteka ushimwe utaradutanze ku muhigo wamenyo y'abanzi bacu. Ikigoyi cyacitse ibirenze rimwe, ikigoyi cyacitse uburenze kabiri, ikigoyi cyacitse uburenze gatatu, ikigoyi cyacitse uburenze 10. Twibutse iminsi ya kera, tukibwira iby'imirimo y'intoki zawe, tuzamuye amashimwe tugushime. Urakoze kugize neza, uduhe umugisha mwami muri iki kiganiro, uduhe umugisha muri uyu mwanya, maze tubashe kukuvuga uko bikwiriye, tubashe kumva ijwi ryawe hagati muri twebwe, maze duhumekerwe n'umwuka we. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye muri uyu mwanya, tunejejwe n'Imana mu mutima. Imana iguha umugisha muri uyu mwanya, gufata umwanya wawe ukadukurikira ni by'agaciro,
ubutumwa bwiza natwe tuvuga twifuza ababukurikirana, twifuza ko bugira umumaro kuba bwumva, ndetse by'umwihariko iyo watetse ukabona bugaburira aba ari umugisha ukomeye. Ndagira ngo nkwibutse rero, niba utari wakora subscribe kuri channel yacu Duhumurizanye TV, ukaba utari wabasha kugira ngo ukande aho kuri handitse subscribe hatukura ukahakanda. Icya kabiri ukaba wakanda kuri notification, iyo nzogera iri hari, kugira ngo igihe twashyizeho ubutumwa ujye uhita ubwumva ubukurikire bitakugoye. Rimwe na rimwe utabikoze tumenye ubutumwa bwacu ko butambuka buri munsi, tumenye ibiganiro ducishaho, kiretse ugize amahirwe nk'impanuka ukabigwaho. Ariko iyo ukanze subscribe aho hatukura ukakanda kuri notification, iyo nzogera, by'umwihariko wakumva bigufashije ukabisangiza abandi, ukabisharinga. Iyo share n'ikisobanura kuba wakanda ugahereza abandi, ukabwira ati namwe nimukurikira ikiganiro, kandi nabo bagafashwa. By'umwihariko gufashwa kuzana impinduka, kuko inyigisho zose zikwiriye kudusigira impinduka. Ibyo dukurikira bibaye bitaduhindura, ubundi kubyumva ntacyo byabitumariye. Turakwishimiye rero kukwakira, twishimiye kubana nawe muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ngewe nk'uko dusanzwe tubana, uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa. Wakivuga amazina yawe kugira ngo babashe kukumenya no kugusobanukirwa. Murakoze cyane, Pastor Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mutarambirwa cyane. Mutarambirwa cyane. Imana iguhe umugisha kongera kutwakira nanone. Amen. Kandi mpawe umugisha n'Imana kuba ndi kumwe n'umushumba. Imana iguhe umugisha. Arakoze cyane Charles, Imana iguhe umugisha. Amen. Ufite izina ryiza, Mutarambirwa. Tukarambirwa. Tukarambirwe gusenga, tukarambirwe gutegereza Imana, tukarambirwe kugira ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, tukarambirwe. Amen. Charles rero mu cyongereza ubwo ni Charles. Ni Charles. Ni okay, Charles. Mu Gifaransa ni Charles. Charles. Oya, mu Burani mu Gifaransa ni Charles. Okay, nice. Urakoze cyane. Arakoze. Ndabizi wize mu cyongereza, ye ntari cyo nkurusha, nize mu Gifaransa. Kuva mu wa mbere kuzagera muri segonderi nigaga mu Gifaransa. Nanjye nuko Pastor, nanjye nize muri Francophone. Icyongereza cyaje nyuma yuko ngewe soje. Ugira uwa kera wawe. Ko najyaga ngira ngo uri mutoya. Imana ishimwe ko burya urimo. Mbonereho kubivuga, Sharire ni ingaragu. Abadukurikiye cyane ko tugenda kuganira ku kiganiro cy'ingaragu z'abasore. Ariko abakobwa n'abayitwa ingaragu. Urebye nuko byose ni bimwe. Byose ni bimwe. Amen. Mwabyumvishije rero, Charles turi kumwe hano tugiye kugirana ikiganiro. Iki kiganiro rero kiravuga ngo ingaragu z'abasore n'iz'abakobwa. Ese muri ubwo buryo batari bashaka, tekereza ko umuntu yari ingaraga batari yashaka. Nawe ndatekera, hari umugore ufite? Oya, nanjye ntabwo ndashaka, ariko nditegura. Okay. Kuri kamera rero abantu burya kuri ekara, iyo uvuze ngo uri umusore barakubeshyuza ati turabizi afite umugore. Niba afite umugore mukabimenya muzabitubwira. Nibyo rwose ndagutanze. Yego niko. Ngewe rero ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Kigeretse kuri icyo ndi n'umushumba w'itorero. Musanzwe muzi ni ngewe usa naho nitwa mukuru kuri Duhumurizanye TV, ariko hari n'abandi tuba dusangiye ibi bikorwa bikorerwaho cyane. Cyangombwa ni ibikorwa. Buriya nkunda ibikorwa kuruta amagambo, cyangwa ko kugira ngo nitwe mukuru nta bikorwa, wagira ibikorwa byinshi kabone naho wakitwa mutoya, ariko ibikorwa bikavuga. Muri ubwo buryo rero turabakiriye, tubahaye ikaze. Ikiganiro tugiye kuganiraho ni ingaragu z'abasore n'ingaragu z'abakobwa. Ikibazo Pastor nuko nta mukobwa wabonetse. Turamutumiye umukobwa wumva ari tayari. Ikiganiro kirizakurikira cy'ubutaha dutumiye umukobwa wumva wadufasha rwose, yakwicara iruhande rwawe aho ngaho no kugira ngo mukavugana. Ubu mbese urumva wagowe? Nabyumvishije kuko ntabwo byoroshye ubu ngubu. Uyu munsi urafite, ariko Imana idufashe kugira ngo tuzabone n'umukobwa. Urakoze cyane. Abadukurikiye muri uyu mwanya tubonereho kubasaba, mukimara kuza kuryoherwa n'ikiganiro bikabafasha, dusabye ko hazaboneka umukobwa kudufasha. Sibye ko barahari. Nuko uyu munsi batabonetse kubera akazi. Erega ni mu mibyizi, ntabwo ari mu weekend. Abenshi baba bagiye mu kazi no kwisa, bamwe baba bari ku ishuri. Ariko uwumva nawe azadufasha tumuhaye ikaze.
rero Sharire nenda kukubaza ibibazo bigera nko muri bine uragenda usubiza kuri kimwe kimwe ariko reka mbanze mvuga incamake y'ibyo ndi bukubaza kugira ngo witegure mu mutima gusubiza abadukurikiranye hano kuri televiziyo Duhumurizanye TV. Rero icya mbere ndashaka kukubaza imbogamizi ubona zituma habaho gutinda gushaka kw'ingaragu. Yewe rwose ndashaka kukubaza umbwire igituma ingaragu zitinda gushaka. Kuki umusore agira imyaka 45 atari yashaka? Ni ubushake bw'Imana, ni umugambi w'Imana. Ndashaka kumenya niki giteye imbogamizi zituma abakobwa basenga bagategereza abasore. Umukobwa burya arasenga akavuga ati Mana uzampa umusore mwiza, uzampa umusore ukwiriye, Mana ndifuza kuzabona mbonye umugabo mwiza, agategereza. Ariko umusore siko bimeze. Umusore arasenga akanajya gushaka, ajya gushaka kuko nta sinzi wenda niba haraba yewe avuga ngo na nyine njye agiye kwirambagiriza, ariko ngo ari n'abasore barambagirizwa. Bibaho cyane Pastor. Uraza kubitubwira mu mbogamizi niba ari ikibazo cyo kubura aba barambagiriza, yewe banyureho kuko mfite agahinda k'abasore bagize imyaka myinshi batari bashaka. Niba ari ikibazo cy'uko babuze ubarambagiriza, basi yewe ndi pasiteri, mu rusengero harimo abakobwa hari n'abasore. Yewe nafata umwana w'umukobwa nk'abantu bareba hari umusore ufite ubwoba, ariko kubera ko ashaka gushaka yambwiye ngo mushakire umukobwa urahari, ntabwo ari uko ari ikindi kibazo, yigirira ubwoba bwo kurambagiza. Gukora ubwo buvugizi nabukora kuko ntabwo ndi umuhuza abantu n'Imana gusa. Hari umusore wisabye umukobwa asaba murambagiriza, hari umukobwa urambagiza, ariko umukobwa arasenga agategereza, ariko umusore arasenga akagenda akajya gushaka umukobwa. Ariko dufite abasore basenze ngo nabo bategerereje mu rugo iwabo, bategerereje icyo uragisubiza. Icya kabiri, kubera icyo urubyiruko rukunda gutendeka. Kwibutse ko nawe niba uri mu batendeka ndakikubaza. Nta kibazo. Ukagira umwe, ukagira babiri, ukagira batatu, bamwe ukabajera kuri telefone, bamwe kuri WhatsApp, abandi kuri message, abandi kuri call, ukajya ubajera. Ugasanga umukobwa atendetse abasore 4 cyangwa 5 mvuze bake. Umusore nawe agatendeka abakobwa nka 6, uwo umpamagare saa 2, undi umpamagare saa 8, undi umpamagare saa 4, mukanya wamuhamagara ati oya witonde dibize bitewe na runaka na nyiranjagari bari kuvugana. Ako kajagari ko gutendeka haba hari ikibazo gateza cyangwa haba ari ibyiza kazana? Icyo nacyo uragisubiza. Icya gatatu, ese ibintu byateye njya numva twebwe dushaka ntibyari ngo mujya musaba avance siri sare abasore. Ese yaba ari avance siri umubiri? Kuko uyu muntu asabye avance siri sare bamuha avance ku mushahara, ariko avance ba mu basore ntabwo nari nayisobanukirwa. Ngo muraka avance ngo banze urebe ngo kabyara, ngo banze urebe katarwaye, ngo banze urebe kari muzima. Ibyo bintu byateye Imana ishimwe ko ndi kumwe nawe uri umusore. Niba nawe waratsa avance ndaza kubimenya, we nduraza kugisubiza, ariko kandi ndizera ko utabikora kuri umukozi w'Imana. Hanyuma icya gatatu nicyo nanindi kubaza, iyi avance iri mu bakobwa n'abasore ari nayo iteje ibibazo bitumye ibintu bimwe byangirika. Sharire ndagira ngo uze kudusubiza kandi wihereyeho, uberore modo wabubwira. Icyaka nari cyo cyanyuma, iyi nama muri buze guha urubyiruko muri ibi bibazo ubu yitegura. Nuko ikiganiro cyacu nifuza ko tugikora n'ibyo bibazo mfite byo kubaza, kuko jewe ndi pasiteri birangoye ndabyumva mu matwi, ariko wenda wowe uraza kumbwira ngo biriho cyangwa se ntibiriho. Ni muri ubwo buryo nifuza kukubaza. Imana iguhe umugisha. Turahera ku cyambere rero, imbogamizi zituma mudashaka kare. Imbogamizi zituma umwana w'umusore agira imyaka 40 ari kwa mama we, ari kwa papa we, atarwaye. Noneho ikinababaza, ibaze ngewe uyu mwanya njyaye abana ndabafashije kwiga, ngize imyaka 45 50 ndimo ndasaza, cyangwa 60 70, ngize umwana w'imyaka 40 ukiri mu rugo. Urumva ni umusore aransaba isabune, aransaba amavuta, aransaba kurya, aransaba byose, siritu mu mujyi wenda no mu cyaro baradukurikira. Ariko ese koko Shari imbogamizi zibitera? Simvuze ko bitabaho, bibaho,
ariko imbogamizi zituma umuntu agera kuri icyo gihe ni izi uvuge kuri akote y'abakobwa no kuri akote y'abasore. wanyemerera nkavuga kuri kote y'abahungu, ahubwo noneho kuri kote y'abakobwa tukazabivugaho hari umukobwa utwicaye iruhande ku kiganiro cy'ubutaha. Okay, murabyumva ndamubabariye none, ariko ubutaha Imana ifashe tuzongera tuzana umukobwa twongere duse n'ababivugaho noneho turi kumwe muri kumwe, ndabikwemereye. ngaho uvuga kuri akote y'abahungu. Abasore abahungu bajya bavuga ngo twabatutse, utubabarire ni abasore. Imana ibahe umugisha. urakoze cyane pastor ku bibazo wanyuzemo byose turi bugende tuganiraho. Reka ngaruke kuri iki kibazo cya mbere wifuje ko nasubiza. Usubiza abadukurikiye, abantu badukurikiye batwumve neza. Kandi wabivuze neza ngo kera utangaho urugero, uravuga ngo kera izo mbogamizi ntabwo zabonekaga. Oya, zabagaho. Navuze ibintu byavanze. Kuko impamvu nkubwira ko twebwe mu gihe twarambagijemo itorero ryakubwiraga ko no gukora ku mukobwa ku rutugu urihana. Abahanuzi barakurondoraga mu cyumba cy'amasengesho bati wowe wakoze umukobwa ku rutugu ihane, ibeshye musome ku itama. None mwebwe mwabigize umuco, si ugusoma itama gusa, murasoma amatwi, murasoma umunwa, murasoma amazuru, murasoma agahanga, murasoma akanana, murasoma igitutu. Iby'uyu munsi niba mwarabohowe, twebwe wenda tukaba twari ku ngoma y'imbohe, ariko twebwe icyo gihe no kuganirira ahagaragara ntabwo byari byemewe. Mwarebaga urugo rw'umuntu nk'uku mukajya kureba ko bati kwa pasiteri niho turi buganirire. Naho uyu munsi murajya muri hoteli, uyu munsi murava muri hoteli mukajya muri roye, ahantu hose ahitwa wagira ngo barakomorewe. Ariko sinzi niba ari ingoma yanyu y'iki gihe, ariko twebwe ahambere mu myaka 10 n'amaze ntabwo byari byoroshye. Noneho rero ndagira ngo mbwire, twebwe ari byo twabuzwaga. Mwebwe uyu munsi ibyo mukora mwakomorewe nande? Ese imbogamizi zituma wenda hariho nuko gukomorerwa hakabaho no kuba mutinda noneho mwana akomorewe, usibye ko njye ntabyemera mu buryo bw'umwuka, ntabwo mbyemera. Ese cyane kuko mu by'ukuri ntagiye kure, usibye ko ugiye kuvuga ku mbogamizi. Wemera ko abasore n'abakobwa basomana? Bibaho pastor, bibaho cyane, biremewe. Wowe uri umukozi w'Imana, wibutse kuri evangeliste kandi ukorera Imana ndetse wanayoboye umurimo w'Imana ku rwego rukomeye. Ndagira ngo uvuge ko mu gice cy'umubiri, uvuge no mu gice cy'umwuka, kuko igice cy'umubiri Bibiliya iratubwira ngo twemererwa byose, ariko siko byose bitugirira iki umumaro. Hanyuma rero kuko uri umukozi w'Imana uravuga ibifite umumaro n'ibidafite umumaro. Imana igumugisha. Hanyuma uvuge kuri izo mbogamizi zituma abantu bashaka batinya. Twihuse cyane, urakoze pastor, reka tubivugeho. Ikibazo cya mbere avuze ngo imbogamizi abasore bahura nazo zigatuma badashakira igihe. Kuko watanze urugero ukavuga ngo umusore akaba ashyikije imyaka 45 ariko atarashaka. Mwene data, ni ikibazo pastor gikomeye, kandi noneho kirenze urundi rwego. Noneho tubigereranije muri iki gihe cyacu, muri iki kinyejana turimo, noneho twareba n'ikinyejana cya kera bigiye bitandukanye. Ndaza kuvuga n'intanga izi mbogamizi, ndaza no kuvuga ku ruhande rwa kera mu gihe cyacu uko byari bimeze no mu gihe cy'ubu, noneho bituma noneho abasore bagenda bahura n'izi mbogamizi zikomeye. Mbibutse yuko njyewe nicaye ahangaha uri mubaza, ndi umusore. Ntutubwire imyaka, ntabwo mbabwira imyaka, guteza abagukurikiye n'imyaka ntabwo ari myinshi kandi nta nibwo ari mikeya. Urumva hagati aho ngaho nanjye ndi umusore. Ndavuze ngo imyaka ntayitubwire kugira ngo turinde umutekano. Murakoze cyane. Hanyuma imbogamizi ya mbere navuga, unyemerere mbivuge ku mpande ebyiri. Nta kibazo, ndabivuga ku mpande ebyiri. Uruhande rwa mbere ni ku muntu, ni ku mukristo. Ku mukristo usenga Imana, wakijijwe, uwo twita ngo ni umwana w'Imana koko, uyu nguyu ni umukristo, turabibona. Noneho aho ngaho ndaza kuvuga kuri izo mbogamizi ku mukristo. tuzivuga Noneho izo mbogamizi rero ku mukristo
iya mbere navuga uyu musore yarasenze ariko ntarashaka. Imbogamizi ya mbere ikomeye cyane pastor, cyane cyane reka mbivuge neza kuko